ibintu by'Imana ubona Imana itaragutereranye ni wowe wajyanwa satani yarakugendereye uhora urwaye nta n'umunsi n'umwe uhora utekereza ibindi bintu ntacyo ugira ubwo nkawe ubayeho ubona famille yawe uzayimaririye madango ino nyumva ni ibintu bari kuvuga urahamagara madamu wawe se aragushyigikiye wera undi uzajya ubyuka muri ibyo bintu abandi babyuka bajya mu kazi wowe ukabyukira muri Bibiliya urabona tuzagera kuki ubona umuntu ari uwo guhora akubwira madana uzi kumeze nk'umwe muri ba bagore b'abapapa oya wivuga nkameze nk'umwe mu bagore b'abapapa wayo uyumvisha yuko uzajya uhora wize uvuga Imana kabiri iyo Mana yawe ubundi iyo Mana yawe niyo Mana yagufashije iki gihe umaze nzi ko ayishobora byose kandi bikeneye izabonkuramo kandi iba yaraje ikagufasha ikagukura muri ubu burwayi ikaguha ubutunzi nk'abandi ukaba wishimye nk'abandi naho wowe ndi kubona nta kintu uzigeze mora nkubwira warananiye nanjye yarananiye icyo usigaje ni ukwipfira gusa nta kindi va muri ibyo bintu by'Imana byawe ibyo bintu by'Imana byawe God wandemeye ikibemeza ukabagaragariza uko Imana ishobora byose itari bayari